Mwiriwe neza, turabasuhuje cyane kandi amahoro y'Imana abe kuri mwe mwese. Aka kanya rero tubazaniye amakuru meza cyane areba abakandida cyangwa se abanyeshuri bakoze ibizamini bisoza amashuri yisumbuye level 5 cyangwa se A level. Ni ibyishimo rero kuko aka kanya NESS isohoye itangazo ivuga igihe amanota y'abakoze ibizamini bisoza amashuri yisumbuye azasohokera. Ni itangazo rero risohotse mu masaha make ashize. Reka rero turibasomere muryumve, noneho mwe mwakoze ibizamini bisoza amashuri yisumbuye ndetse yemwe n'ababyeyi muri rusange mubashe kumenya igihe amanota azatangarizwa. Itangazo rero ryasohotse mu masaha make ashize kuko ryasohotse saa 12:30 zirengaho iminota mike. Ni itangazo ryasohotse ku itariki 29 Kanama 2025. Iri tangazo rero reka turibasomere muryumve. Minisiteri y'Uburezi yishimiye kumenyesha abakandida bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri yisumbuye A level, ababyeyi n'abafatanyabikorwa bose ko amanota y'ibizamini bisoza amashuri yisumbuye A level umwaka w'amashuri wa 2024-2025 azatangazwa ku wa mbere tariki ya mbere Nzeri 2025 cyangwa se tariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 2025 isaa 9 zuzuye z'amanywa. Mushobora gukurikirana iki gikorwa munyuze ku rubuga rwa YouTube rwa Minisiteri. Ubwo bivuze ko rero NESS izatanga link noneho kugira ngo uyikandeho ubashe kuba wareba igihe amanota azaba ari gutangazwa, uko igikorwa kizaba kiri gukorwa. Ubwo rero iyo link niza tuzahita tuyibagezaho kugira ngo mubashe gukurikirana uko igikorwa kirimo gikorwa. Gusa nanone nkwibutsa ko niba utakoze subscribe ibuka kuyikanda kugira ngo tuzacikwa n'ibyiza nk'ibi ngibi tuba tubagezaho umunsi ku wundi. Ndagushimiye cyane.